Abaturage bo mu tugari twa Kaguhu na Bisoke mu murenge wa Kinigi ho mu karere ka Musanze baremeza ko baruhutse imvune baterwaga n'ingendo bakoraga bajya gushaka amazi mu birunga nyuma y'uko ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC gisannye imiyoboro y'amazi yari imaze igihe kinini yarangiritse mu mushinga wiswe Rehabilitation of Bushokoro Water Supply Network mu rurimi rw'icyongereza. Aba ni bamwe muri bo. Amazi yaranyegereye narayabonye, ubu nukushikira karindwi nkagenda ngashikira sinjira ruguru, turagatekesha tugagatekesha igikoma no koga nuko. Mbe kuvoma mu Gisasa. Mu Gisasa ni riba mwubakiwe? Yego. Mbere se mwavomaga Twanavomaga aho ngaho, ariko ubu ngubu batwegereje hafi umugezi, twarabyishimiye. Ntago ndengeje iminota 15 twayabona, twajaga kuyashaka tugasanga ariho nk'abantu benshi, ariko kubera ubu ngubu imigezi isa naho zatwegeye nukuhagenda urahita uvoma ntago utegereza abantu barenze 3-4. Mbere babaga ari nk'abandi? Katata we wahamaraga nk'umunsi wose bitewe n'imbaraga ufite. Rero nkanjye rero ntago nirwaga ndavuga ati ndahamara iminota zirenze 30-15 kunanu gushaka amazi mpaka abondusha imbaraga nkayafata. Ariko habaga inkomatize cyane. Muri uyu mushinga washyizwe mu bikorwa na WASAC kuva muri Mutarama kugeza muri Nyakanga umwaka wa 2021 hakozwemo ibikorwa bitandukanye birimo gusana imiyoboro, amatiyo n'ibindi bikorwa remezo by'amazi byari byarangiritse muri ako gace, dore ko hari hashize imyaka isaga 20 byubatswe, ibyatumaga abaturage batabona amazi uko bikwiye. Umukuru w'umudugudu wa Bunyenyeri, umwe mu yagejejweho amazi, avuga ko hari nk'igihe amazi yaburaga maze abaturage bakajya kuyashaka muri pariki y'ibirunga ku buryo byashoboraga gushyira ubuzima bwabo mu kaga, ariko ikibazo cyarakemutse. Byaradufashije cyane kuko amazi akenshi ari amazi ava mu birunga. Iyo amazi aramutse abuze rero hari abaturage bajya muri pariki, bigatuma bishobora guteza n'umutekano muke kuri bo cyangwa se no ku miryango yabo, cyane ko uzi ko muri pariki habamo inyamaswa zishobora kubica cyangwa se zikangiriza ubuzima bwabo. Bityo rero gusanira imiyoboro ikintu byafashije cyane nuko amazi yabegereye, nta muntu ushobora kongera gusubira muri pariki ngo agiye gushaka ayo mazi. Ikindi kandi nuko n'amazi bayabonera ku gihe, bakaba bafite isuku n'isukura nta kibazo. Mugwaneza Vincent de Paul, umuyobozi muri WASAC ushinzwe ibikorwa remezo by'amazi, isuku n'isukura byo mu cyaro, avuga ko umuyoboro wa Bushokoro wagezaga amazi ku baturage wari warangiritse cyane ku buryo atabageragaho uko bikwiye, bikaba ari nayo mpamvu hatekerejwe umushinga wo kuwusana. Umushinga wakozwe mu karere ka Musanze ni umuyoboro muri myinshi dufite twasaniye. Ni muri gahunda yo kugira ngo uko twubaka ibikorwa remezo bishya, ariko noneho tunasubira inyuma turebe ibimaze igihe byaba byarageze igihe bikeneye gusanwa twe twabisana. Bushokoro rero ni umuyoboro wiswe gutyo bitewe n'agace uhereramo, ariko ni umuyoboro navuga ko wari umaze imyaka irenga 20 wubatswe ariko utaragira igihe cyo gusanwa. Bivuze ko bijyanye n'imyaka wari umaze bigeze ko mu by'ukuri twawusana, kuko byaragaragaraga ko hari ibice byabo bitari bigikora, ibyo bikagira ingaruka ku baturage bahabwaga amazi no muyoboro, kuko batari bakibona amazi ku bikorwa remezo bye byarangiritse ndetse n'ibindi byaragiye bikurwamo. Nuko ngo muri uyu mushinga hasanwe amasoko yahaga uyu muyoboro amazi, arongera arasanwa mu buryo kugira ngo atange amazi, kandi noneho tunizeye ubuziranenge bwayo. Twashyizeho uburyo bwo kuyasukura, ubwo no kubaka amasoko, twubakamo ibigega bigera muri 3, ariko hasanwa n'ibindi 2. Hanyuma ni umuyoboro ufite ibirometero bigera muri 4.5. Hakozwemo n'amavomo rusange cyangwa se icyo twita public taps, aba abaturage bavomaho, ndetse n'amachambers cyangwa se utwumba tuba turi ku muyoboro dufasha mu gihe cyo gukora za maintenance ku bantu bacunga cyangwa se batanga service zijyanye na maintenance kuri uwo muyoboro. Ibindi byakozweho nuko hari abaturage bahawe amazi mu ngo mu gihe cyo kubaka, bagendaga basaba, babona si umushinga uri gukorwa bakaba bashobora kwita basaba amazi kugira ngo bayegerezwe mu ngo zabo. Ibyo nabyo twari bafashaga kandi byose byarangiye neza. Ni ikintu twifuzamo cyane ubufatanye n'abaturage. Mu by'ukuri
ibikorwa remezo by'amazi ni bimwe mu bikorwa remezo bitwara amafaranga menshi y'ingengo y'imari nini, ariko kandi byibanze ku buzima bwa muntu. Iyo leta ishyizemo imbaraga kugira ngo abaturage babone amazi, hari uruhare rw'abaturage kugira ngo n'ibyo leta yakoze nabo bagire uruhare rwabo kugira ngo bibungwabungwe. Icyo tubasaba ni uko babifata neza mu buryo bwo kwirinda kubyangiza, aho amatiyo ashobora kuba anyura hirindwe cyane uburyo bwo kuyaca, yabicitse se bamenyesha ababishinzwe kugira ngo byihutirwe kwisanwa. Hari n'ibindi bikorwa bitari byiza bigaragara muri ibi bihe, usanga biba ibikoresho bijyanye cyane cyane n'imifuniko y'ibigega, imifuniko y'utwo twumba twagiye tuvuga twita amashambure, usanga ahanini byose bikorwa kandi bigakorwa n'abaturage. Ibyo turasaba ko abaturage bagejejwe ibikorwa remezo bafatanya na leta, bafatanya n'inzego z'umutekano kugira ngo ibyo bikorwa nk'ibyo tubyirinde, hirindwe kwangiriza ku masoko cyane cyane kuko ibyo bifite ingaruka cyane ku buziranenge bw'amazi, kandi tubizeza rwose ko nk'uko leta ibatekerezaho tuzakomeza gufatanya n'ibindi byose byaba bikenewe bijyanye no kugira ngo amazi afatwe neza mu nshingano zacu nka WASAC tubikore, ariko nabo batwizeze cyane ko bagiye gukora uruhare rwabo mu kwirinda ko ibyagezweho cyangwa se ibyo tumaze gukora byakwangizwa, kandi mu by'ukuri ibikorwa byatwaye ingengo y'imari nini kandi bikenewe n'abaturage barenze umwe benshi. Uyu mushinga wagejeje amazi mu midugudu 5 yo mu tugari twa Kaguhu na Bisoke irimo Bunyenyeri, Myase, Nyarusizi, Ruginga na Kumazi, ndetse no ku kigo cya gisirikare cya Bisati, watwaye miliyoni 128 yatanzwe na leta y'u Rwanda.